Yesu akuzwe cyane iteka ryose. Nongeye kwishima kuri uyu mwanya Imana yongeye kumpa wo kuganira ijambo ry'Imana namwe. Hari hashize igihe kinini, duherukana umwaka ushize, ntabwo byabaye ku bushake bwanjye, ariko si uko nahagaritse, ariko ubu ngubu kabisa nagarutse kongera kuganira ijambo ry'Imana namwe. Ibyo ndabishimira Imana cyane kandi ndabifuriza umwaka mwiza muhire. Uwiteka azabane namwe mwese mu byo murimo gukora byose, mu mirimo yanyu, mu miryango. Mwese mbyifurije ihirwe, amahoro n'imigisha ituruka kuri Nyagasani. Uwiteka akomeze abarinde kabisa. Ubuntu bw'Uwiteka muzabwumve muri uyu mwaka. Ibyo ndabibasabiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nk'uko mpora mbigenza, reka mbanze nirageze mu maboko y'Imana kugira ngo Umwuka w'Imana abe ariwe anyobora muri rino jambo. Data wa twese uri mu ijuru, ni ukuri ndagushimiye kuri iyo occasion nziza wongeye kumpa. Ni iby'agaciro kanini kuri jyewe kubona nongeye kugira uyu mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, nkarisangira na bene data aho bari ku mpande zose zo kuri iyi si duhuje ukwemera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Data wa twese uri mu ijuru, none ndakweretse iki gihe cyanjye cyose cyo kuvuga ijambo ryawe uko riri. Ndakwinginze Mwuka Wera kugira ngo uze unyobore muri byose, ntaba ari jye mvuga, ahubwo aba ari we unyobora muri byose. Nuko Mwami, aka kanya mbonye ugahezagire kandi ibintu byose bidahamanywa n'Umwuka Wera ndabyamaganye muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwami w'abami, ndagushimiye kuri byose, ndagushimiye kuri kano kanya wanteguriye. Mwami, akanya kangirira akamaro, kandi kano kanya kazagirira akamaro uzabasha kumva ubutumwa n'iyi video aho ari hose, ku mpande zose zo kuri iyi si aho bari hose. Abazabasha kumva rino jambo ry'Imana rizabakomeze mu rugendo rwabo. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye Mwami. Amen, amen. Haleluya. Uwiteka asingizwe cyane. Ndifuza kuririmba akarimbo gatoya, ni akarefre ariko karimo amagambo meza cyane, ngira ngo bamwe murakazi. Aravuga ngo mu ngoro y'Imana haganje ibyiza, mu ngoro y'Imana duhora duseka, mu ngoro y'Imana duhora tuyisenga, mu ngoro y'Imana duhora tuyisingiza. Haleluya, 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 haleluya. Amen, amen. Ukora kano karimbo karimo kuvuga ukuntu mu ngoro y'Imana haganje ibyiza. Mu ngoro y'Imana hahora hari ibyiza. Mu ngoro y'Imana duhora duseka, mu ngoro y'Imana duhora tuyisingiza, mu ngoro y'Imana duhora tuyisenga. Ingoro y'Imana iyi ngiyi isobanuye byinshi. Hari ingoro y'Imana y'abantu benshi bahuriramo mu rusengero, muri eglise muzi, abantu basingiza Uwiteka, abantu basenga Uwiteka. Iyo ni imwe mu ngoro y'Imana, ariko si iyo gusa. Nubwo umuntu aba arimo gusenga ari wenyine yiherereye, aba ari muri presence y'Uwiteka, arimo gusenga cyangwa ahimbaza, aririmba. Nubwo umuntu yaba ari wenyine, ariko aba yageze mu ngoro y'Imana. Aba yageze mu ngoro y'Imana, aba arimo gusingiza Uwiteka, mbese aba afite ubusabane hagati y'Uwiteka. Rero iyo turimo gusengana n'abandi,
tuba turi mu rugo rw'Imana, tuba turi mu byishimo. Ariko niyo tunari twenyine twinginga, turirimbira Imana yacu, tuyisenga, nabwo tuba turi muri presence y'Uwiteka. Haleluya, haleluya, amen. Hano hanze hari distraction nyinshi, hari ibintu byinshi biturangaza bituma ducikwa ingoro y'Imana. Ingoro y'Imana rero nagahambaye. Mu ngoro y'Imana niho dusubirizwa, mu ngoro y'Imana niho duhorezwa amarira yacu, mu ngoro y'Imana niho dukura inkomezi, mu ngoro y'Imana mbese niho dukura energy yo gukomeza kubaho. Ni nkuko twafata imodoka iyo ibuze essence ntabwo ishobora kugenda, ntabwo ishobora kudemara iyo ibuze essence. Natwe abana b'abantu kugira ngo dukomeze kudemara, kugira ngo dukomeze kubaho mu buryo bwo mu mwuka, tugomba gusharja bateri zacu tukajya mu ngoro y'Imana, tukajya muri presence y'Imana, aho niho dusharja bateri yacu. Mu ngoro y'Imana, Imana iratugorora. Umwana wo wese aho aba ari kuri isi, iyo aje yegera se wo mu ijuru, se wiwe akareba icyo umwana abuze, akamwitegereza akareba icyo abuze buri wese. Hanyuma iyo usenga uhimbaza Uwiteka, usoma ijambo ry'Imana, uri mu ngoro y'Imana nyine, aho ngaho niho dukura inkomezi. Data wa twese uri mu ijuru abasha kumenya icyo twifuza, kuko aratureba, niwe yaturemye. Hanyuma tukava mu ngoro y'Imana twongeye kuzura ibiryo byo mu mwuka, bituma tubasha kubaho, bituma roho yacu ibasha kubaho. Roho yacu rero ntabwo ifite kubaho tutagenda gusharja, tutagenda kuyigaburira mu ngoro y'Imana. Rero bene data bakunzi b'ijambo ry'Imana, murumva ko iyo ngoro y'Imana ikomeye, tuyikeneye nk'uko imodoka ikeneye essence. Rero ntaravuga ibintu byinshi, ntararondogora, reka dusangire ijambo ry'Imana. Tugeze mu babashije gukurikirana video zanjye, tugeze mu itanguriro igice cya 25. Itangiriro igice cya 25, turasoma ku gice cya 25 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Urubyaro rwa Ketura. Aburahamu arongora undi mugore witwa Ketura. Babyarana Zimurani na Yokishani na Medani na Mediyani na Ishibaki na Shuwa. Yokishani yabyaye Sheba na Dedani. Bene Dedani ni Abashuri n'Abaretushi n'Abareyumi. Bene Midiyani ni Efa na Eferi na Henoki na Abida na Eruda. Abo bose ni urubyaro rwa Ketura. Aburahamu yahaye Isaka ibye byose. Ariko abana b'inshoreke Aburahamu yari afite abaha impano akiriho, arabohereza ngo batandukane na Isaka umwana we, bagende berekeje iburasirazuba, bajye mu gihugu cy'iburasirazuba. Urupfu rwa Aburahamu. Iminsi Aburahamu yaramye ni imyaka 175. Aburahamu ageze mu zabukuru, aramye imyaka myinshi, umwuka urahera, apfa ashaje neza, asanga bene wabo. Abana be Isaka na Ishimayeli bamuhamba muri bwa buvumo bw'Imakipera buri mu isambu ya Efuroni mwene Sohari, Umuheti, iri imbere ya Mamure.
niyo sambu Aburahamu yaguze n'Abaheti, ariho bahambye Aburahamu na Sara umugore we. Aburahamu amaze gupfa, Imana iha umugisha Isaka umwana we. Isaka yari atuye hafi ya rya riba ryitwa Lahayirori. Urubyaro rwa Ishimayeli. Uru ni rwo rubyaro rwa Ishimayeli umwana wa Aburahamu, uwo Hagari umunyegiputakazi, umuja wa Sara yabyaranye na Aburahamu. Uku niko abana ba Ishimayeli bitwaga, nk'uko amazina yabo ari, nk'uko babyaranye. Imfura ya Ishimayeli ni Nebayoti, hakurikiraho Kedari na Adibeli na Mibusamu, na Mishuma na Duma na Masa, na Hadadi na Tema, na Yeturi na Nafishi na Kedema. Abo ni bo bana ba Ishimayeli, ayo niyo mazina yabo nk'uko imidugudu yabo iri, nk'uko ingo zabo ziri. Ni abatware 12 nk'uko amoko yabo ari. Imyaka Ishimayeli yaramye ni 137. Umwuka urahera arapfa, asanga bene wabo. Bahera i Havira batura, bageza ishuri iri imbere ya Egiputa, aherekeye Ashuri. Yari atuye imbere ya bene se bose. Iri ni ijambo ry'Imana. Amen. Rero twumvise ukuntu turimo gukomeza gusoma ku mugabo ukomeye witwa Aburahamu, umugabo wabonye ubutoni bwinshi ku Mana. Umugabo yari afite ubusabane bukomeye n'Uwiteka. Uwo mugabo ni Aburahamu. Aburahamu nk'uko twabyumvise, Aburahamu yashatse umugore witwa Sara. Rero Sara amaze kwitaba Imana, Sara yaramye imyaka 127. Sara yitabye Imana, yarabyariye Aburahamu umuhungu witwa Isaka. Isaka, urumva, nyina yitabye Imana, Isaka amaze kuba umusore. Hanyuma nyuma yaho nk'uko tumaze kubisoma, hashize igihe Aburahamu ashingira umuhungu we Isaka, aramushyingira, amushyingira umukobwa witwa Rebeka. Hanyuma nyuma yaho nibwo Aburahamu yacyuraga undi mugore, uwo mugore witwa Ketura. Sara amaze gupfa, Aburahamu yacyuye undi mugore witwa Ketura. Rero babyarana abana bandi 6. Urumva ko Aburahamu muri rusange Imana yamuhaye abana 8. Ishimayeli imfura ye, hagakurikiraho Isaka umwana w'isezerano, n'abo bandi bana 6 yabyaranye na Ketura. Rero nakunze kumva ubutumwa aho abantu bigisha bavuga ngo Imana ngo yahaye ngo Aburahamu umwana umwe gusa. Ariko dusoma mu byanditswe byera, ntabwo Aburahamu yagize umwana umwe gusa cyangwa 2, ahubwo Aburahamu yagize abana 8. Isaka ni umwana ukomeye, ni umwana w'isezerano wa Aburahamu, ari we Isaka, mbega ari we warazwe ibya se nk'uko twabyumvise. Urumva Aburahamu, urumva ko yabayeho imyaka 175 yose.
amaze gutanga, ijambo ry'Imana riratubwira ko Imana yahezagiye Isaka umuhungu we. Kandi Aburahamu ataratanga ntabwo yifuje ko abana be bandi yabyaye babana na Isaka. Yabohereje mu gihugu kindi, yabohereje mu kandi gace ngo baturemo, ariko ntabwo yifuje ko abo bana babana na Isaka, umwana w'isezerano. Aho rero twakwibaza impamvu Aburahamu atifuje ko abo bandi bana yabyaye baba mu gace kamwe na Isaka. Mu by'ukuri nta kintu Aburahamu yari afite ubusabane bwiza n'Imana. Rero nta kintu yakoraga atayobowe n'Umwuka Wera. Nta kintu yapfaga gukora Imana itamuyoboye. Urumva Isaka yari umwana w'isezerano, kandi yari umwana Imana ifitiye imigambi ikomeye. Rero iyo ari kuzabana n'abo bavukanyi biwe se yabyaye nyuma, ntabwo hari kuza amakimbirane, hari kuza ibibazo bitandukanye, wenda bakamugirira n'ishyari kuko Isaka ari umwana w'isezerano uhezagiwe. Bari kumugira ishyari bigatuma atagenda mu murongo w'Imana, atagenda mu mugambi w'Imana nk'uko Imana yari yarabiteguye. Icyo ni ikintu gikomeye cyo gutekerezaho, ko mu buzima bwacu busanzwe Imana ifite kudutandukanya n'abantu benshi. Abantu benshi twakundaga, abantu benshi twari dufite ku mutima, ariko kuko Imana yabonye ko abo bantu batazatuma twinjira mu isezerano ry'Imana neza. Imana yabonye ko mu rugendo rwacu abo bantu batazatuma tubaho ku bugombe bw'Imana, tubaho nk'uko Imana ibyifuza. Imana rwose irabyemera abo bantu tugatandukana nabo. Ikibikora ntabwo dushobora kumva impamvu Imana ibikoze. Mbese turababara kuko abantu tugira amasantima, kuko Imana ibikoze gutyo. Abantu nabakundaga, inshuti zanjye nazikundaga, ibintu byinshi, ariko uko Imana ireba ntabwo ari uko twebwe abana b'abantu tureba. Iyo Imana idufitiye imigambi niyo nyine. Imana iba ifite inzira yaduteguriye, ishaka ko dukora mbega ibijyanye n'ubushake bwayo. Rero birashoboka cyane ko Imana ishobora kudutandukanya n'abantu dukunda, kugira ngo tubashe kwinjira mu isezerano ryayo, kugira ngo tubashe kuyikorera nk'uko ibishaka. Niyo mpamvu tugomba guhora tuyoborwa n'Umwuka Wera buri munsi. Mu minsi yacu yo kubaho kuri iyi si, tugahora tuyoborwa n'Umwuka Wera, kugira ngo tumenye neza icyo Imana idushaka, kugira ngo tumenye neza umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Aha ngaha rero Aburahamu twumvise ko yaraze ibye byose Isaka. Abandi bana yabyaye nawe yabahaye impano, ariko ibye byose yabiraze Isaka. Urumva deja icyo cyari kuba kimwe mu bitera abo bavukanyi biwe ishyari. Byari gutera ishyari, ati data kuki yaraze Isaka byose, twebwe akaduha impano gusa. Urumva ni ibintu bikomeye. Ni ibintu bikomeye cyane. Rero Aburahamu yitabye Imana
Isaka Imana imuha umugisha. Rero byatumye ntekereza ukuntu abantu iyo bakoreye Imana, abantu iyo bagendanye n'Imana bakubaha Uwiteka, bavuye no kuri iyi si, Imana iha umugisha urubyaro rwabo. Nk'uko twabyumvise aha ngaha, Uwiteka yahaye umugisha Isaka, se Aburahamu amaze gutanga. Niyo mpamvu tugomba tugashishikara twumvira ijwi ry'Imana, twubaha Uwiteka, dukora ibyo gukiranuka, kugira ngo n'igihe tuzaba tutakiri kuri iyi si, Uwiteka azaha umugisha urubyaro rwacu. Murumva atari ibintu bikomeye bene data? Ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Benshi baritegura bakaba barabitse amafaranga menshi muri banki, bafite ubutunzi hirya no hino, cyangwa se ibyo umuntu afite byose uko bingana. Akenshi benshi barapanga iyo babonye ko bagiye kuva mu mubiri, bakavuga ati abana banjye bazasigarana ariya masambu, abana banjye bazasigarana ariya mazu, abana banjye bazasigarana uyu mutungo. Uko niko dutekereza twebwe abana b'abantu, niko tubayeho, niko dupanga. Ariko ibyo ntabwo bihagije guha umutungo abana bacu ku bintu bifatika. Ego siko bose babibona, abagira Imana akabibona. Ikintu icyo cyose wasigira umwana wawe ni ukuri ni cyiza, ni icy'agaciro kanini. Ariko mu bintu byose protection y'Uwiteka itarimo, umugisha w'Imana utarimo, n'ibyo bintu uba wasigiye umwana wawe ntacyo byamumarira, nta na gito. Umurage ukomeye ni umurage w'uko Uwiteka ahezagira urubyaro rwacu tutakiriho, twaravuye kuri iyi si. Uwiteka agahezagira urubyaro rwacu, nk'uko twabyumvise ko Uwiteka yahezagiye Isaka, se Aburahamu amaze gutanga. Uwiteka aha imigisha Isaka. Murumva ko ari ikintu gikomeye. Umugisha uturutse ku Uwiteka ni ikintu, mbese ni umugisha. Nta banzi bashobora kutwaka iyo migisha. Abanzi baheye ko iyo Imana yakinze ntawe ukingura, niyo yakinguye ntawe ukinga. Umugisha Imana yahaye umuntu, nta muntu n'umwe ufite kuwumwaka, kuko uwo mugisha nyirawo arawugendana, kuko aba afite protection y'Uwiteka. Imana isumba byose, Imana mushobora byose. Reka tugire amahirwe, tugire imigisha, twubahe Uwiteka mu gihe tugihumeka uyu mwuka w'abazima, dukore ibitunganiye Uwiteka, dukore ibishimwa n'amaso y'Uwiteka mu gihe tugihumeka uyu mwuka, kugira ngo mu gihe tuzaba tutakiriho kuri iyi si, Uwiteka azibuke abana bacu, Uwiteka azibuke urubyaro rwacu, aruhe umugisha. Ko ni ibintu bikomeye cyane. Ari amafaranga twabasigira, ari amasambu, ari n'amazu, cyangwa imishinga runaka, bikurikije icyo umuntu yasigiye abana be nyine. Ibyo byose ntabwo bihagije. Ibyo ngibyo nta sekirite birimo. Sekirite ni umugisha uturutse ku Mana.
kuko nubwo umuntu ataba ari umutunzi afite utuntu dukenya juste tumubeshejeho ukatwongeraho umugisha w'Imana, uwo nguwo niwo mutunzi, uwo nguwo niwo mutunzi. Hari benshi bakize b'abatunzi, hari benshi batunze byinshi ariko badafite umugisha w'Imana, badafite imigisha y'Imana, bahora barwana n'ibibazo by'ubwoko bwose, ibibazo by'uburwayi, ibibazo by'amahoro make. Erega iyo mvuga uburwayi ntago mvuga uburwayi bwo ku mubiri gusa, habaho uburwayi bwo ku mubiri n'uburwayi bwo mu mwuka, uburwayi bwo mu bwonko. Hari uburwayi bwinshi bw'ubwoko bwose, kuko iyo abantu tuvuze uburwayi ngo umuntu ararwaye, akenshi abantu bahita bavuga ati arwaye iki? Umuntu agatekereza arwaye malariya se, arwaye iki? Ariko ntago ari uburwayi bwo ku mubiri gusa, hariho uburwayi bwo mu mutwe, habaho uburwayi bwo mu mwuka mbese. Kandi ubwo burwayi bwo mu mwuka no mu bwonko nibwo burwayi bubi kurenza ahubwo mu mubiri, ku mubiri. Umuntu akaba hari umutunzi ariko akabura amahoro mu mutima we, agahora arwana n'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa bwo ku mubiri, agahora mbese afite amahoro makeya. Murumva nyine ko ubutunzi, ibintu bifatika, si wo mugisha, si wo mugisha, mu by'ukuri si wo nakwita umugisha, kuko n'abatazi Imana n'abatubaha Imana ibyo barabitunze, batunze byinshi, bavuga ko Imana itariho. N'abatunzi bafite amamodoka, bafite iki, mbese nta kibabuze. None rero turwanire umugisha uturutse ku Uwiteka, kuko uretse n'uko Imana izaduhezagira, izahezagira n'urubyaro rwacu. Imana ihezagira ubwoko buyubashye, nk'uko mubizi muri Bibiliya ukuntu Imana yahezagiraga abubashye, abayubashye, kandi igahezagira n'urubyaro rwabo batakinariho. Haleluya, haleluya. Iki gisomo tumaze gusoma kiratwibwiriye neza ukuntu ibintu bimeze, ko Aburahamu Imana yamuhezagiye rwose akiriho, ariko amaze no gutanga imigisha ya Aburahamu, Imana yafatishira kuri Isaka. Haleluya. Uwiteka asingizwe cyane. Nukuri Imana idufashe kumenya ko imigisha ituruka kuri yo ari bwo butunzi. Ubutunzi si ibintu materiel dutunze, tuba dutunze Imana yaduhaye, ibyo ntago ari bwo bukire. Ubukire no kugira imigisha ituruka ku Mana, ubukire no kumenya Imana, ubukire no kubaha Uwiteka. Ngubwo bukire nababwira ko ari ubwo bukire. Naho ibindi byose ni ubukire butarimo sekirite, ni ubukire mu kanya gato umuntu apfa akabusiga, kandi yarangiza abana azasiga, abana yasize ntibabone umugisha, kuko bawukura hehe? Umubyeyi wabo yabasiga ibifatika gusa, ariko ntabe yarakoze ku buryo abana be basigarana imigisha y'Uwiteka. Uwiteka akomeze kubaganiriza kuri iri jambo tumaze gusoma muri kano kanya, abaganirize, ni ukuri Mwuka Wera abaganirize ku byerekeranye ubutunzi,
bwo kuri iyi si, itandukanirizo riri hagati y'ubutunzi bwo kuri iyi si n'imigisha ituruka ku Mana. Iyo diferanse Uwiteka Mwuka Wera akomeze ayibigishe kurenza uko mbibabwiye muri uyu mwanya tuganiriyemo. Nyagasani akomeze abarinde mwese aho muri, ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe n'ukuri n'imiryango yanyu, hanyuma ubutaha tuzongera, Nyagasani nanshoboza tuzongera. Ndabakunda cyane, amahoro y'Uwiteka abane namwe, bye bye.